aravuga ati Yobu ibyo nizamurara uri kwiha. Arababwira ati ntabwo ari morale rwanjye nirumara kubora Imana yanjye nzayirebesha amaso yanjye saa yundi. Imana ishimwe. Haleluya. Baravuga ati Yobu ukomeze witera rega ka morale ndi kubabwira nasomye ntabwo ari morale umva mbatangariza ahubwo munamveho munamenye uwo ndiwe niyo namenye ariyo. Arababwira ngo ahita babwira ijambo rikomeye nzi yuko ishobora byose kandi nta kibasha kurogoya imigambi yayo yose. Rero Imana ishimwe ko ishobora ibintu byose. Ibyo ishoboye ibyanjye birimo, ibyo ishoboye ibyawe birimo, ibyo ishoboye mwene data wo mu diaspora ibyawe birimo, mu byo ishoboye Imana urugo rwawe irarushoboye kurwubaka. Imana ishoboye kuguha akazi, Imana ishoboye kuguha agakiza, Imana ishoboye kuguvana muri ibyo byaha, Imana ishoboye kuguhereza ubuzima, Imana ishoboye kukuvana inzingo zose, Imana ishoboye kugukuraho ibyago byose. Irabishoboye Imana ishimwe. Rero dusome ijambo ry'Imana Uwiteka asize ku mutima wanjye kugira ngo turiganireho muri aya masaha tuvuge icyo Imana asize ku mutima wanjye. Mbere yuko turisoma reka dusenge kuko ijambo ry'Imana n'ubuzima. Reka dusenge kugira ngo tubabwire icyo Imana asize kuri twe ni mu izina rya Yesu. Turagushima Uwiteka uri Imana y'amahoro mu mitima y'abantu kubwira iryo jambo ryawe ngiye kuvuga riri mu rukundo rwawe rigire indwara rikiza, iryo jambo rigire imisozi ryururutsa, iryo jambo rigire imikomere byo mu mitima rivura kubwira ijambo ryawe ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Uwiteka yasize ijambo kuri mutima wanjye. Rero ku mutima wanjye dusanga mu gitabo cya Yobu ni ibice 5 n'umurongo wa 12 wonyine. Havuze hatya ati yica imigambi y'incakura kugira ngo amaboko yazo adasohoza imirimo yazo. Amen. Imana ishimwe. Iri ni ijambo Yobu yavuze ngo yica imigambi y'incakura kugira ngo amaboko yazo adasohoza imirimo yazo. Uwiteka yegeze yica imigambi y'incakura kuri Saduraka na Mishake na Abedenego ubwo uriya mwami yari yagambiriye kubagirira nabi, ariko kuko Uwiteka yica imigambi y'incakura. Imana ishimwe. Amen. Ngo babasabye ngo kuko batapfukamiye ikigirwamana. Reka mvuga ijambo rikomeye. Nubwo ugenda hakaba hari imigambi icurirwa kure utanabizi, ariko duhashimwe n'Imana iri hari kugira ngo yice imigambi y'incakura. Ngo nuko Nebukadinezari araza abaza aba bagabo batatu, aba basore batatu ati nimwe mwitumye ubwanyu kuninira itegeko ryatanzwe, nimuteramye iki gishushanyo murapfa. Rero icyiza nabahitiramo nimuramye iki gishushanyo, ariko hashimwe Yesu uba uri hafi yo kwica imigambi y'incakura. Ubwo bari babagambaniye bo bavuga ati nta kindi cyatuma dufata aba bagabo b'abanyagano, Imana yabo tureka tubatega Imana. Ariko reka ngutangariza ijambo rikomeye, nta wagutega Imana kuko Imana ni urufunguzo rw'ubuzima ahubwo. Bagutega nuvuga ngo babatega bashatse icyaha. Reka mu Kristo nkubwire ujye ubaho uri umukristo bashaka ikosa, ari igihugu kikubureho ikosa, ari itorero usengeramo rikubureho ikosa, ari ababyeyi ari abana ubyara bakubureho ikosa, ngo bamushakira ahantu babategera aba basore kari batatu ngo barahabura. Bahabuze rero ngo bategera ku Mana yawe, ariko babategera ku Mana yica imigambi y'incakura. Imana ishimwe nafashije. Noneho ngo babategeye aho ngo umwami Nebukadinezari aravuga ati rero niki gituma noneho reka mbagira inama, nimuza kumva amakondera n'ibindi bitandukanye bivuze namwe mubarare. Noneho ariko Imana ishimwe kuko Saduraka na Mishake na Abedenego bari bazi Imana bakurikiye ariyo. Bari bafite n'amateka yuko yegeze izura Lazaro, bari bafite n'amateka yuko hari umwana bita Honore, niko ibindi bitabo bivuga, uw'umugore yari yapfuye umugabo yaramusigiye ngo agiye kumushyingura, ngo Yesu arababwira ngo arabavugisha, ubundi ntawe uvugisha umuntu uhetse umurambo ngo ntawuhagarika, niyo yaba ari ubuyobozi butambutse bubonye umurambo babanza bugashyira ku ruhande. Ngo ariko ngo Yesu kubera power yari afite yuko agiye kuzura uwo mwana, arababwira ati mushyire iki hasi kiribo. Ubundi ayo mu mategeko ntibibaho, ariko Kristo ajya anyuranya n'amategeko y'abantu. Imana ishimwe. Baravuga ati mushyirikiri bahasi. Ngo
ngo uyu mwana uyu mugore ngo yari amufite umwana amusigaranye ari umwe kandi ngo yasaga na se ngo aramubwira ngo mwana byuka umwana ngo arahaguruka. Rero iyi Mana nshaka kubabwira niyo Saduraka na Meshake na Abedenego batekerejeho baravuga ngo naho yatwica rero twapfa tuyiringira. Reka twongere tuvuge undi muntu Imana yishe imigambi y'incakura kuri we ngo Danieli w'umunyagano ngo baramugambanira bajya babikorera iyo hirya. Umaze igihe ugambanirwa, umaze igihe bagucurira ibico, umaze igihe bagushakaho impamvu ntibazibone, umaze igihe uri umuntu usenga cyangwa se utuje ariko kubwo Satani akora bakagucurira ibico ngo ariko Imana ishimwe ko yica imigambi y'incakura. Ngo uyu mugabo nawe Danieli ngo bageze ngo bashaka kumugerekaho icyaha atakoze ngo Imana yica imigambi y'incakura. Rero ngo baragenda nawe bamutegera mu gusenga. Ubundi utegerwa aho nutegerwa mu kabari, aho nutegerwa ku busambanyi, mu busambanyi, aho nutegerwa mu magambo. Banzu rero ubundi utegerwa mu kwinginga Imana no kwegera Imana. Nusanga utegerwa mu kuba mu Mana izica imigambi y'incakura Imana ishimwe. Niba utegerwa mu byaha va mu byaha uze muri Yesu Imana ishimwe. Ngo nuko ngo uyu mugabo ndo mafashishwe. Amen. Uyu mugabo ngo bamutegera mu gusenga ngo ariko ngo bagenda babivuga ngo abahungu nta kiri cyatuma tumufatisha ngo bamutegera mu gusenga ngo ariko nasomye ijambo rirambwira ngo yica imigambi y'incakura kugira ngo amaboko yazo adasohoza imirimo yazo. Uzikaya amaboko y'abagome yagutegeye mu kukuzinga ngo ntuzashake. Waruzi ko umaze igihe wibaza impamvu washatse akazi ntibyemeye kubera iyo migambi y'incakura. Waruzi ko wowe nubwo ugenda utari wowe ugataha ari uko Uwiteka aba yishe imigambi y'incakura. Waruzi ko no kuba uri kurya muri iki gihe ari imigambi y'incakura Uwiteka yishe. Waruzi ko nubwo wabyaye bari baravuze ngo ntuzabyara. Waruzi ko nubwo washatse bari baravuze ngo ntuzashaka. Waruzi ko nubwo ufite umukwe bari baravuze ngo ntuzagira abakwe. Waruzi ko nubwo ubonye ufite ubuzima bari barapanze kutazagira ubuzima. Ariko hashimwe Yesu wica imigambi y'incakura Imana ishimwe. Ngo nuko ngo bamupangiye uyu mugabo Imana ngo iba yabyitambitsemo. Burya waruzi ko niyo tugenda kure Imana iba yicaye ahantu ho kwica imigambi y'incakura. Waruzi ko n'ubuzima ufite uyu munsi ari uko hari imigambi y'incakura Imana yishe. Ndafashije. Amen. Ngo nuko uyu mugabo Danieli ngo bamushakye ariko se baribuze bati nta bindi byo kumuta mu rwobo. Ariko Imana yica imigambi y'incakura iba yamanukiye mu rwobo. Imana ishimwe. Ngo intare bazisongesheje aba bazishongesha rero nta nibo bapanga imigambi yo kugira nabi. Ariko nubwo bayipanze inamba zabo Imana ntiyari zirimo. Nubwo bapanze kutazabyara Imana ntiri muri iyo migambi. Nubwo bakuroze ngo ntuzashake Imana ntabwo iri muri iyo migambi. Nubwo bakuroze ngo ntuzagira abana Imana ntiri muri iyo migambi. Nubwo bakuroze ngo ntuzagira akazi nk'abandi Imana ntiri muri iyo migambi yabo. Nubwo bavuze ngo bakwice Imana ntiri mu migambi yabo. Mu biyo ni imigambi y'incakura bapanze. Ngo ariko Uwiteka nawe ari hafi yo kohereza ingabo ngo yice imigambi y'incakura. Imana ishimwe. Ndafashijwe. Ngo nuko ngo Imana ijya yica imigambi y'incakura iba yohereje intare. Bamutaye mu ntare ngo Imana iba yafashe iminwa y'intare. Reka ngutangarize ko nubwo ugenda impamvu kiri muri urwo rugo ni iminwa y'intare Imana yafunze. Ndafashijwe we kuko ubundi ntibashaka ko wubaka, ntibashakaga kubyara, ariko Imana yabaye mu ruhande rwabo ifunga iminwa yabo. Ubundi uri kurya nuko Imana yafunze iminwa y'izo ntare. Kuba ubyaye ukaba ufite abakwe ni iminwa y'intare Imana yafunze. Kuba warabonye ushingiye ni iminwa y'intare Imana yafunze. Kuba warabonye uva muri ibyo bitaro ni iminwa y'intare Imana yafunze. Ndafashijwe we. Haleluya. Imana ishimwe. Ngo yica imigambi y'incakura kugira ngo idasohoza imirimo yabo. Iyi migambi y'incakura Imana niyo yonyine ibinayizi kuri gukorwa. Wowe niyo wabimenya. Niyo mpamvu Yobu ajya kwandikira ijambo nuko bari bavuze ati tukimana yawe wipfire n'uburi ntabwo ikuzure cyo kutujijisha. Ntabwo waba utarakoze ibyaha ngo uhure n'ibi bigeragezo. Ariko abatangariza ijambo rikomeye arababwira ngo ngereka mbongerereho n'ikindi kirenze kwica imigambi y'incakura. Aravuga ngo nge Imana namenye niyo aho napfa nzapfa nyiringira kandi intambwe zanjye nzazikomereza imbere yazo. Imana ishimwe. Imbere yayo aravuga ati Yobu byo nizamurira ruri kwiha. Arababwira ati ntabwo ari morale, ngewe uruhu rwanjye nirumara kubora Imana yanjye nzayirebesha amaso yanjye saa yundi. Imana ishimwe.
Haleluya. Baramubwira ati Yobu ukomeza witera rega kamurare. Aravuga ati si morale ndi kubabwira. Nasomye ntabwo ari morale, umva mbatangariza ahubwo munamveho munamenye uwo ndiwe niyo namenye iyo ariyo. Arababwira ngo ahita babwira ijambo rikomeye, nzi yuko ishobora byose kandi nta kibasha kurogoya imigambi yayo yose. Imana ishimwe. Rero Imana ishimwe ko ishobora ibintu byose. Ibyo ishoboye ibyanjye birimo, ibyo ishoboye ibyawe birimo, ibyo ishoboye mwene data wo mu diaspora ibyawe birimo, mu byo ishoboye Imana urugo rwawe irarushoboye kurwubaka. Imana ishoboye kuguha akazi, Imana ishoboye kuguha agakiza, Imana ishoboye kukuvana muri ibyo byaha, Imana ishoboye kuguhereza ubuzima, Imana ishoboye kukubakira, Imana ishoboye kukuvanaho inzingo zose, Imana ishoboye kugukuraho ibyago byose. Irabishoboye. Imana ishimwe. Nuko uyu mugabo Yobu arababwira ngo yica imigambi y'incakura. Tugendana n'incakura zikwereka ko zigukunze zitagukunze, ariko zindakavuga n'ibintu kure aho utamenye. Ariko hashimwe Yesu uba wicaye muri iyo nama ya akayica kugira ngo idasohoza imigambi baba bakugambiriyeho. Ngo nuko ngo uyu mugabo Yobu, reka tuvuge kugira ngo abantu babyumve neza. Reka mbabwire ngo nubwo we bicaye bagakora imigambi y'ubucakura udahari, nubwo bicaye bakagupangira imigambi y'ubucakura udahari, ndabisubiramo, ariko Imana ishimwe ko ijya yica n'iyo migambi y'incakura. Ngo bamutereye mu rwobo uyu mugabo Danieli, kuko Imana yari yafunze iminwa ahubwo zimusasira ubwoya. Aha nakuyemo ijambo rivuga ngo nubwo abantu bazi ko bakwishe ahubwo bari kugutaho Imana iri. Nubwo isi ubona yaragutereranye, ariko Imana yo ihora ipanga ubutabazi ku buzima bwawe. Ntabwo uzapfa igihe cyawe kitageze, ntabwo uzaburizwamo icyawe cy'Imana yavuze ku buzima bwawe kizasohora. Ndetse n'ibyo ubona bikwasamiye, iminwa y'intare ubona mu buzima bwawe, Uwiteka azayifunga kuko ni uwa wicaye mu nama akica imigambi y'incakura. Ngo nuko Danieli bamutereyemo, ngo Uwiteka ahita abwira intare, reka dushime Yesu ujye utegeka n'intare zari zishonje ntizasamire kurya umuntu w'Imana. Reka dushime Yesu ujye utegeka intare izo arizo zose. Mbese dushime Yesu ujye wicara mu nama z'incakura akaziburizamo abantu bahari batanahari. Dushime Yesu ujye ufata imigambi y'incakura akayiburizamo, akaba ariyo mpamvu kiriho, akaba ariyo mpamvu kigenda, akaba ariyo mpamvu gihumeka, akaba ariyo mpamvu kirya, akaba ariyo mpamvu kibona ubuzima bwendereya. Nuko Yesu aba yicaye aho ngaho. Ni ukuvuga ngo bamufashe, ngo bamutaye mu rwobo, Uwiteka abwira intare ati sitope, dushime Yesu ujye utegeka n'intare zikumva. Ahabwa ati mwariye benshi, uyu uje ntabwo aribwa, uyu nakataribwa. Imana ishimwe. Afite ijambo namuvuzeho, afite icyo navuganye nawe. Reka dutangariza abantu bari bafite ubwoba ko ntibakurwa umutima, kuko icyo Imana yavuze kiri hejuru y'icyo abantu bavuze. Icyo Imana igambiriye kiri hejuru y'imigambi y'abantu, kuko Imana ijya yica imigambi y'izo ncakura. Humura rero, Uwiteka azica imigambi y'incakura ku buzima bwawe, kandi si ukuyica gusa, ahora yica ku manywa na nijoro. Yabaga atari we wayishe, n'ubu ukiriho, kuko imigambi y'incakura icurwa buri munsi. Ariko hashimwe Yesu kuko nawe atabara buri munsi. Reka twavuga n'undi muntu Imana yishe imigambi y'incakura. Abagabo bitwa Abisiraheli baje, Farawo yemeye kubarekura kubw'ibyago yarabonye. Ngo ariko yisubiyemo asanga imirimo y'agahato atari iyo kwa Farawo, abavuga ngo ni y'Abisiraheli, kandi siko byari biri. Umaze igihe uri mu gahato k'Abanyegiputa, ariko Imana ije kugukura mu gahato. Ngo nuko ngo barateranya barabatereka tubarekure. Ngo ariko bamaze kugenda, ya migambi y'incakura irongera iriyunga, muri bati tugiye kubumba amatafari, tugiye kujya twivomera kwa dufite abapagasi, twikuburira, twikoropera, twitekera kwa dufite abapagasi. Ngo bafata ingabo bazambika amagare n'amafarashi y'umuriro n'ibindi bitandukanye, ngo barabyambika. Ngo baraza, ngo bageze hafi no ku nyanja, Imana yica imigambi y'incakura, yomotsa Abisirayeli roha Abanyegiputa. Imana ishimwe. Bishatse kuvuga ngo humura, Uwiteka kwica imigambi y'incakura arahari kwica imigambi y'incakura.
bishatse kuvuga ngo ntugire ubwoba, wowe urebe neza, ntuve mu byiringirwa, ntuve ku Mana. Nubwo inzuzi zahorera, Uwiteka azica imigambi y'incakura. Nubwo amakuba yakisukiranya, Uwiteka azica imigambi y'incakura. Wowe icyo nkubwiye, guma muri Yesu, ntuve muri Yesu, rindira Yesu. Niwe banze ryo kwizerwa, niwe buzima bwacu, niwe mahoro yacu, niwe gakiza kacu. Iringira Imana. Umuntu wamwiringireje agahinduka, ibintu wabyiringireje bikagenda. Ariko hashimwe Yesu, ujya wica imigambi y'incakura aho tutari. Ngo nuko Yobu aravuga ngo yica imigambi y'incakura kugira ngo idasohoza imirimo yawe. Wari uzi ko kuba ugenda impamvu ubona igihume ari Imana yishe imigambi? Wari uzi ko hari n'igihe ugenda abantu bateze igicu ikabasinziriza ugatambuka? Wahuye rero na byinshi, wahuye n'intambara nyinshi, ariko humura Uwiteka yica imigambi y'incakura. Uhura n'imisozi myinshi, ariko humura Uwiteka arimo yica imigambi y'incakura. Ntugire ubwoba iyo twiringiye. Niyo mpamvu Zaburi, Dawidi wegeze avuga muri Zaburi ya 23 aravuga ngo Uwiteka niwe buhungiro bwanjye, ni imbaraga zanjye, ni agakiza kanjye, ni umufasha utabura kuboneka mu byago ndetse no mu makuba. Dushimiye Yesu rero ko ari we gakiza kacu, akaba ari imbaraga zacu, akaba ari ubuhungiro bwacu, akaba ari utajya ubasha kuboneka mu byago no mu makuba wabahari. Mu gihe abandi bahunze, Kristo abacicaye aho ngaho. Mu gihe abandi baguteye umugongo, Yesu we ntajya atera umugongo wo yamenye. Mu gihe isi guteye umugongo, Yesu abakiri kuvuga ngo ngwino mwana wanjye. Mu gihe abisi baguteye umugongo, Yesu abakivuga ngo wowe ngwino mwana wanjye. Humura Uwiteka yica imigambi y'incakura. Ntugire ubwoba, ntuzane ijambo ry'ihumure kuri aya masaha. Wowe uri mu Rwanda wumva Ikinyarwanda, uwo muri mu gihugu bitandukanye byaba ibya Kongo byaba iby'u Burundi, bose bumva Ikinyarwanda. Wowe uri muri diaspora wumva Ikinyarwanda, ntuzane ijambo ry'ihumure rikubwira ngo ntugire ubwoba. Imana irimo yica imigambi y'incakura. No kuba warabyaye niyo, kuba warashatse niyo yisha imigambi y'incakura, kuba ufite urugo niyo yisha imigambi y'incakura, kuba abana bawe bari kwiga niyo yisha imigambi y'incakura, kuba ku musozi utuyeho utarapfa niyo yisha imigambi y'incakura. Kuko ubundi imigambi y'incakura akomeje kukuroha ibyago byinshi, niyo mpamvu ubona intambara zisukiranya. Ariko Imana nayo iri hari ngo yice imigambi y'incakura. Kuko yitahaba Saduraka na Meshake na Bedenego, umuriro uba warabatwitse. Ariko kuko yica imigambi y'incakura, yaramanutse ibanza mu muriro. Humura Yesu aje kubanza mu kibazo cyawe. Humura Yesu amanukiye kubanza mu kibazo ufite. Humura Yesu amanukiye kubanza mu ntambara ufite. Humura Yesu amanukiye kubanza ku makuba yarakwegereye. Humura Yesu amanukiye kubanza ku ntambara wari kurwana. Humura Yesu amanukiye kubanza mu rugo rwawe. Humura Yesu amanukiye kubanza ku nzara rumaranye igihe. Humura Yesu amanukiye mu kubura urubyaro rumaranye igihe. Humura Yesu amanukiye kugutabara, kuko niwe buzima, niwe jambo rizima, niwe jambo rizima, kuko niwe buzima. Humura Yesu amanukiye mu kibazo cyawe. Umuriro wabonaga arawushongesheje, umuriro wabonaga ugutwitse. Humura, wabonaga umuriro w'ubukene ugutwitse, ariko humura Yesu araje. Wabonaga umuriro w'ibyaha ubona byaragutwitse no kubivamo byaranze, ariko humura Kristo aracyabasha gukura mu byaha. Wowe mwemerera mu mutima wawe, emera uce bugufi, emera wumva ijambo ry'ubutabazi kuri Yesu. Yesu abasha gukura mu byaha by'uburyo bwose. Ukihakato ngo nakoze byinshi, nta cyaha Yesu atababarira. Mwino sanga Yesu. Humura Kristo amanukiye gutanga ihumure. Mwino nawe yabasha kugukiza, mwino yabasha kuzura. Humura imigambi y'incakura birashobora ko ari n'ibintu warozwe bituma utihanira kureka, ariko Kristo amanukiye kubitwika. Humura Yesu araje mu buzima bwawe. Uwica imigambi y'incakura niyo watumye Saduraka na Meshake na Bedenego baticirwa batatwikwa n'umuriro ngo babivu, ahubwo bagasangwa ari bazima kugeza ubwo wabatayemo. Kristo rero ateyemo ihumure cyangwa urukundo ku bantu, kuko ubundi ubuzima bwawe buri mu bantu. Wowe cyatuma udatabarwa, cyatuma udakundwa, cyatuma utagabirwa, cyatuma udahabwa, cyatumaga nawe nta wakugenera, nta wakugabira. Kristo kikwamuruyeho, aguhaye nawe kwakira, aguhaye gukingira nawe nusingire, aguhaye ubutabazi n'utabarwe. Kuko ubundi imigisha yo mu gakiza kose ukeneye cyo k'Imana yo muri ubu buzima uzayihabwa n'abantu. Yesu yarakuvanyeho abantu rero. Kristo akugaruyeho igikundiro, Kristo akugaruyeho ubwiza, Kristo akugaruyeho isura nziza.